producer Dennis and Fred. Catch us live at Triple Sports Arena. Abakinnyi abafana bakunze wa Manchester United board operation nyinshi zakorwaga n'ubundi na Ed Woodward baricara avuga ati maybe ko twakoze wrong choice yo kuzana izina rito kuza ku managing amazina nkaya ntihanaba injection nyinshi ariko bidakwiye ko ari hatanzwe ku managing amazina ko nta mazina akazi yararimo ahubwo ku managing equipe nk'iri ifite amateka nk'ariya gusimbura umuntu nk'uriya expectations z'iyo equipe ataramenyereye mu by'ukuri byabaye bise nk'ibigorana byabaye nka challenge kuri David Moyes bidakwiye ko Manchester ku isoko yari maze gutanga hafi miliyoni 77 kuri era mu gihe cy'umwaka yarahamaze gito gishoboka nta gutindamo reaction itiba yihuse kuri board cyangwa ubuyobozi bwa Manchester United batavuga ati noneho we need to think big tugashaka izina riremereye rikwiriye Manchester United mugabo ari kumwe n'ubuholandi bitwara neza ubwo ni mzee Louis Van Gaal icyo gihe ikintu cyabaye baravuze bati uriya mutoza byashoboka ko byamunaniye ku managinga ndetse no muri transfer ze ashobora kuzana abakinnyi bari muri class nk'iyo mu equipe yaramenyereye kuyobora noneho baravuga bati reka tuzana umutoza ukuze nka Louis Van Gaal ufite izina wamenyereye amakipe akomeye kuko burambere yuko anatoza iriya kipe y'igihugu y'Ubuholandi yaraturutsemo yaratoje amakipe nka Bayern Munich arya ndumva na Barca yarayitoje yayiciyemo muri za 2000 na Barca watojeho na Barca umenyereye amarushanwa akomeye umenyereye izo big clubs aze akore transfer nziza agira hatugeza ariko ubwo bigashingira ko yari maze no kwitwara neza mu gikombe cy'isi cya 2014 cyabereye muri Brazil abonye umwanya wa gatatu icyo gihe Ubuholandi bwa Van Persie bwa Robben Gardier wabo Abaholandi yari equipe nziza cyane yari equipe nziza araza agerageza kugura abakinnyi nibwo yaguragaho bita Angel Di Maria kinjira muri mano kugira ngo dukomeze tugendane nshaka kujya mu mavuta neza ku buryo umuntu twumva Manchester imubwira nari ngarutse ku muntu twa Ed Woodward Moyes agenda babanje kugira ikibazo cyo kwibaza ati dukeneye nyine like class coach ukwiriye class football club nk'ingi umuntu witwa Jurgen Klopp yaramaze gutsindwa finale n'ikipe ya Borussia Dortmund baravuga turiya mugabo ndavuga finale ya Champions League Bayern mutsinda baravuga turiya mugabo 2013 turiya mugabo Jurgen hari icyo yazaga gukora amwiruka biragorana birangira agiye muri mukeba Liverpool and then ubwo baravuga ati what's another name ni izina rindi ryaba rihari after that kuko baravuga ati umuntu witwa David Moyes umupira barawunenze cyane ndetse nako kantu ko kuba yari umutoza muto baravuga ati eka twa approaching umuntu witwa Louis Van Gaal ahitaza akihagera ubwo dukomereza kuri era ye umwaka wa mbere bisa nkaho bitagenze neza abenshi bavuga ko atahawe umwanya wo kuba yakikura transfer nkuko yabishakaga ariko nk'umutoza mukuru akihagera hari amazina menshi yagiye yinjizamo nk'abaherera warugomoje ku musore Di Maria mukanya ba Dore Blind Luxo Marcos Rojo bose niwe binjije kuri first year and then ntibyagenda neza ko baravuga ati tumuhereze time twihangane aho gatoya mu mwaka wa kabiri nibwo haje kuba transfer zisa nk'izivugishije abantu cyane abantu nka ba Schweinsteiger abantu nkaba Matteo Damian Memphis Depay hazamo abantu nka ba Anthony Martial kuri miliyoni 60 avuye muri Monaco hagenda hinjiramo amazina nk'ayo ngayo menshi cyane noneho umuntu witwa Van Gaal aravuga ati atangira kwikoma hazamo umwuka mubi hagati we na Ed Woodward aravuga ati ariko njyewe ntimuri gutuma nzana abakinnyi nshaka mwe muri kunzanira abo mushaka nk'urugero ba Schweinsteiger babaga ari abapapa bageze mu myaka ya zabukuru ariko kuko bari bitwaye neza n'Ubudage bakavuga ati tumuzane nka profile ducuruza birangira bikomye nyuma aravuga ati
Manchester United is no longer football club, bakina umupira ahubwo ni commercial club. Baba bishakira ibintu by'ubucuruzi. Binatutumba umwuka mubi hagati ye n'uwari uyoboye icyo gihe, ndavuga Ed Woodward. N'ubundi ibintu byo kuri commercial clubs yahoze bishinjwa kuva kera, kugira ngo urukare n'imyigaragambyo igeze kubi iwe barahatwika abafana ba Manchester United. Kubera nyine ko wabonaga focusinze cyane ku gucuruza kurusha mu kibuga cyangwa se n'umupira w'amaguru. Nk'ibyo ubundi abafana bo benjoyinga icyo babona mu kibuga, achievements za equipe mu bijyanye n'imikinire, ntabwo benjoyinga revenues winjize. Ibyo kubyinjiza bijyanye n'isi tugezemo muri iyi minsi, ariko nanone hakabamo balance. Ubwo kuri iyi era ya Louis Van Gaal, kuri iyo era ya Louis Van Gaal, icyo gihe yazanye abakinnyi ntakubeshye. Van Gaal mu batoza muri Manchester United bambabaje. Yaguze abakinnyi yego, yari n'umutoza ukomeye, giye buranafanaga n'ubuholandi mu gikombe cy'isi ya 2014. Ariko buriya nka sezi ikurikiyeho sinzi niba yaranarangije sezo, yaguze Di Maria ari umukinnyi uryana muri Real Madrid, yitwaye neza mu gikombe cy'isi. Yego, bijyanye noneho bijyanye n'urwego Man yari iriho, yari ikiniye umukinnyi nka Di Maria. Ariko akanya gatoya sinzi niba sezo yararangije aramugurisha. Niyo transfer ntazamubabarira. Ariko icyo gihe anaza wibuke ko yasanze harabo bita bacicarito. Cicarito yaragihari muri Mani, bita umwe mu bataka giyewe nzibara abasimbura ariko beza cyane, super sub. Hari nawe aramugurisha. Buriya yagurishije abakinnyi benshi. Kuko yari umutoza kakantu kari karakinze ku muntu witwa David Moyes. Van Gaal hagera baravuze ati byibura we ni umutoza mukuru, yaraje yempoza authority. Mu gushaka kuyempoza ashaka gukora ibintu bye kuri transfer, kuko kuri era yo buriya iri muri era Manchester yaguze abakinnyi benshi cyane batanga menshi. Nangarutse kuri Marseille bazanye kuri $60 ba Schneider, ba Schweinsteiger. Ariko hazamo ikindi kintu cya confusion na misunderstanding hagati ya na Ed Woodward. Bavuga bati Van Gaal ubwo atangiye kwikoma ubuyobozi bwe, avuga ko bari kumuzanira abakinnyi adashaka, bo bafite rush yo gucuruza. Yagiye n'ubundi performance itangiye kujya hasi. Ntabwo navuga ngo kimwe mu byatumye wenda yirukanwa harimo kuba yaragira n'uwo mwuka mubi bishobora kuba contributing ku kwirukanwa. Umubano we mubi na Ed Woodward, kuko yari umutoza aciye muri za Barcelona. Kuko ari mu bantu buriya bashobora kuba baranarekuye Ronaldo Gifaro ava muri Barca ajya muri Real Madrid. Nyine yari umuntu wempoza cyane autorité nk'umutoza mukuru. Akavuga ati murandeka muri byo nshaka cyangwa se mbasigira ibintu byanyu. Ariko undi witwa Ed Woodward akavuga ati no, turi big club, dukeneye abakinnyi banini. Akavuga ati na njye mbatungiye agatoki ba Martial, ba Memphis Depay biwabo, kandi ngiye munzanira abana bato baherera, nshaka kugira ibintu nkora byanjye niyubakiye. Bakavuga ati uyu mugabo uri kuzana impinja ko twe hano tutarera. Ariho rero bahitaga bamucira uhinga, ukumva nk'izina nka Schweinsteiger riguyemo. Schweinsteiger ariko icyo gihe yarakeneye kuko ndumva Michael Carrick yararimo kugenda. Ariko ku myaka ye icyo gihe nta mukaseri wa Manchester United yari ifite. Ndi kubyumva. Ariko imyaka ye akayiduta akavuga ati ese nta wundi nari kuzana muto kuri uyu wa long term project. Schneider nawe baziyemo gutyo. And then none haravuga ati ikipe ifite rush, bari gushaka gucuruza cyane kuko turabizi Ed Woodward n'umuhanga muri ibyo bintu. Harimo na rush yo kongera kugaruka kugasongera. Bakabata abakinnyi bakuru bakomeye mu kuba bazana abakinnyi bakuru bakomeye bakazana success yo mu gihe gito. And then nyuma nibwo twahise tubona uyu mugabo Ed Woodward afata umwanzuro avuga ati Van Gaal warakoze, babacishijemo umukasi, umubano wabo nawo burarangiye. N'umutoza wa kabiri aho Manchester yari maze kugeza hafi muri $500,000 yari maze gutanga ku isoko, shaka abakinnyi y'abatanga ku batoza. Ariko ubwo wenda twagiye ikintu tugamije no kwerekana ko mu by'ukuri Man United nyuma ya Ferguson nta kitakoze, ngirebe ko urumva uvuze amafaranga yarashowe, abakinnyi baragurwa. Turacyari ku mutoza
mpaka tugeze biri present Yego, mpaka tuze kumenya si undi kibazo ni ikihe what's the issue. Okay, ubwo n'abari kudukurikirana dukomezanye tugendane mu mucyo. Mbwira abantu ko turi kugerageza kwerekana ko mu by'ukuri yagerageje gukora igishoboka kugira ngo igaruke, ariko ku buryo tuza kugira ahantu dufata umwanzuro ngo ikibazo ni iki, ikibazo ni ikihe. Reka ducukure tujye mu ndi baturebe ubundi biri gupfira kuri Van Gaal and then nibwo ibyo yakoze amafaranga spendinzwe n'uwo yari w'icyo gihe byagombaga kugira uruhare kugira ngo Manchester United yongere igaruke ku ruhando mpuzamahanga. Musa, Dennis and Fred, catch us live at Triple Sports Arena.